Hari abantu benshi bakora cyane buri munsi ariko imyaka igashira nta mpinduka igaragara mu buzima bwabo. Bamwe baribaza bati ni iki gituma abandi batera imbere vuba njye nkaguma aho nari ndi? Ukuri ni uko gutera imbere mu buzima bitaza kubw'amahirwe gusa, ahubwo biza ku bantu bafite imyitwarire n'imyanzuro ifasha guhindura ubuzima bwabo. Muri iyi video ngiye kukwereka ibintu 7 by'ingenzi cyane byagufasha gutera imbere. Niba utabikora mu buzima bwawe bishobora kukubuza gutera imbere nk'uko ubyifuza. Ikintu cya mbere, kutagira intego mu buzima. Ikintu cya mbere gituma abantu benshi badatera imbere ni ukuba badafite intego isobanutse. Iyo umuntu atazi aho ajya, nta gahunda agira, nta cyerekezo agira kandi akora ibintu uko bije. Abantu batera imbere baba bafite intego z'igihe gito, intego z'igihe kirekire. Intego niyo igufasha gufata imyanzuro myiza buri munsi. Niba ushaka gutera imbere, tangira wibaze uti mu myaka 5 iri imbere nshaka kuba ndi nde? Cyangwa se nshaka kuba ndi hehe? Ni iki nifuza kuba nagezeho muri iyo myaka? Cya kabiri, gutinya gutangira. Hari abantu bafite ibitekerezo byiza, impano, inzozi zikomeye ariko ikibazo ni kimwe, batinya gutangira. Bavuga bati siniteguye neza, nzabikora ejo, nta bushobozi mfite. Ariko ukuri ni uko nta muntu ujya ategura ibintu byose mbere yo gutangira. Abantu batera imbere batangira n'ibyo bafite kandi bagatangira none. Cya gatatu, guta igihe mu bintu bitagufasha. Igihe nicyo kintu cy'agaciro kurusha ibindi mu buzima, ariko abantu benshi bagipfusha ubusa mu kureba ibintu bitagira umumaro, amasaha menshi, gukoresha telefone igihe kinini, kuganira ibintu bitagira icyo byungura. Abantu batera imbere bakoresha igihe cyabo mu kwiga ibintu bishya, gukora ku nzozi zabo no kubaka ejo hazaza. Cya kane, kutiga ibintu bishya. Isi irahinduka buri munsi, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'imirimo byose birahinduka. Iyo umuntu aretse kwiga ibintu bishya asigara inyuma. Abantu batera imbere bakora ibi buri gihe: gusoma ibitabo, kureba inyigisho, kwiga ubumenyi bushya. Kwiga ntibigarukira ku ishuri gusa, kwiga ni urugendo rw'ubuzima bwose. Cya gatanu, kwitinya no kutiyizera. Abantu benshi bafite ubushobozi bukomeye ariko ntibiyizera. Batekereza ko batabishobora, abandi babarusha, badakwiriye gutsinda. Ariko abantu benshi bageze ku ntsinzi ntibari bafite ibintu byinshi kurusha abandi. Icyabatandukanyije n'abandi ni ukwiyizera no kudacika intege. Ikigo cya gatandatu, kutagira disipurine. Disipurine ni ubushobozi bwo gukora ibyo ugomba gukora n'iyo waba utabyifuza. Abantu benshi batangira ibintu byinshi ariko ntibabirangiza. Urugero, batangira siporo bakabireka, batangira bizinesi bagacika intege, batangira kwiga bagacika intege. Abantu batera imbere bakomeza n'iyo byaba bigoye. Cya karindwi, kutagira abantu bagufasha gukura. Abantu tugendana nabo bagira ingaruka zikomeye ku buzima bwacu. Iyo ugendana n'abantu badafite intego, batifuza gutera imbere, bahora bavuga ibibi gusa, bishobora kukubuza kugera kure. Gerageza kwegera abantu bagutera imbaraga, bagufasha kwiga, bagutera imbaraga zo kugera ku nzozi zawe. Nk'uko tubibonye, gutera imbere mu buzima ntibiterwa n'amahirwe gusa, biterwa cyane n'ibintu dukora buri munsi. Niba ushaka impinduka mu buzima bwawe, gira intego, tangira none n'ibyo ufite n'iyo byaba bikeya. Koresha igihe neza, komeza wige, wiyizere, gira disipurine kandi wegere abantu bagufasha gukura. Iyo ukora
ibyo bintu buhoro buhoro ubuzima bwawe butangira guhinduka. Niba iyi videwo igufashije, kanda like uyisangize abandi kugira ngo nabo bayungukireho, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi videwo zigufasha gutera imbere mu buzima bwawe. Murakoze cyane, tuzabonana ubutaha.